You rolling with the wrong ones, you looking funny. Whoa, 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 yeah. You're a blessing from the highest, that is that. Mike, umeze neza? Umeze neza bro. Umeze neza? Cyane. Njye nari nzi ko nta kinyarwanda uzi. Ibishoboka, ndakivuga bro. Urakivuga? Ndakivuga. Abantu benshi bazi ko nta kinyarwanda uzi kubera indirimbo zawe. Ntabwo twagera muri y'ubu no kuzimya amatara tutari tutakivuga. Ugenda uzimya itara, akira ndirimbo yavamo agakorasi keza. Mike, watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki muri chorale. Muri chorale mfite 12. Waririmye muri chorale? Muri chorale kabisa. Niho natangiye umuziki. Muri church. Yo Protestant. Yitwa CCR. Mu Rwanda? Mu Rwanda. Konzi kana makorali sanga abandi makorali twe ahantu nakuriye wasanga gakorali yitwa ngindwanyi za Yesu ngabahagarariye umuremyi mwebwe korali yitwa Gasisi No korali nta zina yari ifite church ya CCR yari nta zina yari ifite yari korali ya church yitwa CCR yari y'Abanyamerika yari y'Abanyamerika urusengero rw'Abanyamerika yes ubwo mwagiraga amakorasi akumva ni naho natangiye no kuririmba iz'ikinyarwanda urebye muri yo church kabisa nihe ndirimbo ujya wibuka icyo gihe ufite 12 urahari merukayo kera kabisa ubu usigaye usengera he urumva ni nkaho nje gusenga ubu ngubu amashyi cyane kuri Mike ubu waje gusenga ariko IPM muri kuyumva murimo murayumva yitwa ngo iki witwa Kamoni hano hari abantu aywana mu gicuku yitwa ngo iki we yitwa ngo iki ko nawe wishyirije ninde uri buvuga uko yitwa ngiye mite muhereza IPM Mike ntabyo muzi biri seriye wazi ko EP yitwa Kamoni wazi ko yitwa Kamoni okay EP yitwa Intwaza iriho indirimbo yitwa Kamoni n'izindi eshanu urebye harimo n'indirimbo nka Nobody n'izindi za True Story kandi ziri kuri platform zose so Intwaza izina Intwaza ryaje gute Intwaza ni izina ryanjye witwa Kayihura yitwa Mike Intwaza Kayihura harya ubujenzi n'ahantu hajya Merci nta namwe hajya Mike muri journey yawe ni wowe muntu wakwenspiringaga role model wawe ninde urumva mu bahanzi njye nakuze numva cyane harimo umuhanzi witwa Stevie Wonder ucuranga pe ukina ariho ubu ngubu w'impumyi gutya sinzi mba mu muzima ariko mu bahanzi njye nemera cyane mu Rwanda harimo umuhanzi witwa Philemon niyo mugabo urumva niwe muhanzi witwa Philemon niyo mugabo navuga ko rero umuhanzi kuri ngiye ku giti cyanjye nemera cyane kurusha abandi kabisa hano mu Rwanda OG Philemon si wejo bundira reka zirikana wonzi none zirikana bongo iryo banga ry'umukunzi abo ngabo ni bamuyoboke bamuzi kabisa uwo niwe wemera mu Rwanda muri hip hop niwe muraperi mu Rwanda hip hop urumva Kivumbi nawe muhanzi tumaze gukorana cyane ariko urumva Bulldog arahari of course biragoye bose ndabemera biragoye guhitamo ariko njye nashyiramo Kivumbi kabisa Kivumbi Bulldog Ishkevin umuhanzi witwa Senderi uramuzi yes ndamuzi ndanamwemera cyane niyo ndirimbo yo ukunda je nikundira akamodoka ke ari imodoka afite ari imodoka niyo nkunda nje n'indirimbo njyana ze zose ndazemba ariko imodoka niyo
Yeah, India pink. You're pink, bro. Hey. OG. OG. Ni imodoka y'Icyane. Na amashyi cyane kuri Mike. Mike hano harimo abajene benshi. Mutuze twumvikana. Harimo abajene benshi bafite talents. Bamwe bakiri kwiga, abandi babishoje. Wowe nari ngiye kukubaza amashuri warayarangije cyangwa wigiye umuziki gusa? Narangije secondaire mbwira mama na papa ko ari byo ngiye gukora, ntabwo byari byoroshye, ariko ubu ngubu bashyiraho televiziyo bakambona, urumva. So uretse n'ibyo ni ibintu mbashimira kuba bemeye ko nkora, uretse ko nyine n'urugendo rutari rworoshye, na n'ubu rutacyoroshye, ariko nta kindi nigeze nkora. Nize music muri Ethiopia, naragiye ndabyiga nabyo akanya gato, ariko urebye ku bijyanye n'amashuri nize music. Wize music? Yego. Muri secondaire wigaga iki? Muri secondaire nize geography. Ako ubundi kugira ngo tujyane neza wize hehe? Njye nize Gahengeri. So nize primaire nanjye nize la Colombienne. Nanjye narahanyuraga. Nanjye narahanyuze kabisa. Narahanyuze ngiye Kimironko ya kabiri. Bivuze ngo uzi n'igifaransa? No. Harimo section anglophone. Anglophone yaririmo, so nize mu Cyongereza. Igifaransa turagerageza, ariko twize mu Cyongereza. Merci beaucoup. Shaka ko mvuga igifaransa mwebwe. Secondaire wiga hehe? Nize Green Hills. Njyewe noneho ahantu nize Mike, nize mwe muretse gato mvugaho nize. Urabona ugeze Musha, uri murage Rwamagana, hari umuhanda uzamuka Musha n'undi uzamuka Gahengeri uri iburyo. Hari Gahengeri rero, harya ngo wize secondaire he? Nize secondaire Green Hills Academy. Ubu ngubu mwe muretse gato nibarize Mike yiwe. Bivuze ngo wize Kigali wowe? Yize Kigali, bro. Muri secondaire? Muri secondaire. Abantu mwize Kigali muri secondaire ni bangahe hano? Apana bana yine. Ntabwo nshaka ikigo kirimo izina ry'umurenge cyangwa akagari. Amashyi cyane kuri Mike ayihura. Nangiye kumva za ndirimbo noneho impamvu ntaba nzumva neza. Mike, ugendeye kuri experience yawe kuva watangira umuziki, naho umuziki wo mu Rwanda ugeze, ubona urimo uratera imbere cyangwa haracyabura ibintu byinshi? No, urimo uratera imbere man, biteye ahubwo kamanze ngushimire ku bintu umaze kugeraho wowe na team yawe. Ibintu byiza urumva guhuza abahanzi ku bijyanye na comedy. Nibuka ntangira gukora music live, dukora ahantu hitwaga Isho, n'abababu n'abasengazi, ariko kubona muri kwishyira hamwe gutya muhuza abana bato n'abakuze ni ibintu bishimishije. So merci. Merci. Real talk. Ariko kuri njye navuga ko ahantu umuziki ugeze n'ukuntu twese turi kuza duhura hamwe kuwushyigikira ni ibintu bidasanzwe kabisa. Njye mbona ari ibintu biteye ishema kwitwa umuhanzi nyarwanda ubu ngubu uyu munsi uko twicaye aha ngaha. Ni ibintu nibwira ko imyaka 5-6 nubwo atari ni myinshi, ariko si ni myinshi cyane, ndibwira aho tugeze ubu ngubu ari ibintu biteye ishema cyane. Amashyi menshi cyane kuri Mike ayihura. Mike, mukanya uvuze ko ababyeyi bagufashije bakakureka ugakora music. Niye nama wagira umubyeyi ufite umwana ufite impano ariko utizerera mu mpano, uba ko nyine nimba uri umuhanzi ugiye kubikirara, nimba ubu tugiye kugira inama ababyeyi. Niye nama wagira ababyeyi bafite abana bafite impano ariko badashyigikira za mpano? Badashyigikira nababwira bagishyigikire, ariko bazirebere hafi, kuko ubuhanzi nabwo kuba umuhanzi bigusaba kujya mu yindi si.
munsi yawe mutekerereze so mu kubaha support no kubarebera hafi muri maje nko kuvuga discipline ni ingenzi urukundo bakeneye ibyo byose ni ibintu bikenewe cyane umuhanzi n'umuntu uri sensitive cyane so navuga support bikenewe support bikenewe ntabwo ari ngombwa ngo abahanzi ntabwo ari ngombwa ngo bace mu byo twaciyemo sibyo cyangwa ibyo waciyemo so nimba uri gukora ibintu nk'ibi uyu munsi nanjye ni ukugira ngo bo biborohere so babahe support kuko inzira zirimo ziratungana amashyi cyane kuri Mike Kayihura ariko buriya Mike ubundi ririya jwi ni iryawe iriya tuba twumva ndashaka ko Mike aduhereza kapera sibyo ra kuye ndirimbo duha kapera tubanze twumve ko ari ibi duhereza kapera ku ndirimbo imwe yonyine mwe mucecetse tubanze twumve nimba koko yarize turaririmba nasi sure okay muzamura amatara yanyu mwese Mike ntago yaririmba gutyo gusa muzamura amatara twumve muzamura amatelefone yanyu trying to be real but the only thing such a good thing cause even much later I'll be waiting for you with the right song Cinderella Princess Leila no it's not fair I ride through with the sirens in the backseat siku hizi ni kama ni jela what it do ninjewe tuvuye show ndashaka kumenyura cyari low muzamure tujyane real slow I wanna know what it do ninjewe tuvuye show ndashaka kumenyura cyari low muzamure tujyane real slow I wanna know shira umutima wo mugitereko kama nukiyebe mari ndi available kama I wanna love you ujane haya come on ndashaka mbivuge mbishire radio come on shira umutima wo mugitereko come on nukiyebe mari ndi available come on I wanna love you ujane haya come on ndashaka mbivuge mbishire radio come on uwo muntu muri guhamagara yaje muri iyi show oya iyi ndirimbo ifite ubutumwa iyo inspiration yawe ukunda kuyikura he iyo ugiye gukora indirimbo njye ni umuntu ukunda kuba uri mu bitekerezo byanjye so inspiration nyikura mu bintu byinshi ushobora kuba nicaye ahangaha deja ndi gutekereza nk'ibi hano wakora indirimbo umva shout out to Melissa man shout out to Melissa urumva so n'ubu ngubu deja inspiration nyikura henshi nyikura mu bintu byinshi ntabwo navuga ngo ni ikintu kimwe ariko nkunze gukina na piano so iyo ndi mu rugo ncomeka piano ukunda nuwe mukino ukunda mu Rwanda nkunda football ufaniye ikipe mu Rwanda ape Yego ufana ape ujya wumva urubuga rw'imikino ujya wumva urubuga rw'imikino yarwumva ko maze iminsi bumva Arsenal ubwo imaze kugitwara akabaro nkavuyemo mu Bwongereza ufaniye Arsenal one time urubuga rw'imikino nkoze kurwumva for sure amashyi cyane kuri Mike Kayihura ladies and gentlemen Mike Nicyo wadusaba nk'abantu bakunda ibihangano byawe abantu bakunda ibihangano byawe ni wowe butumwa batugenera abafana bawe bimena
Mumva mfite EP nshyashya iri hanze yitwa Intwaza, iri indirimbo 6, so abatarayumva muyumve, iri kuri platform zose na YouTube. So cyo nababwira no kuzumva kandi mwitega ibintu byinshi bigiye kuza, kandi itariki 30 dufite show kuri Zaria Court, so yeah, no kwitega ibyiza tu. Yes sir. Ubu tugiye waduha kapera kuri Sabrina dusoza. Sabrina. Shit. Look at Sabrina, totally gone. She leaning on my shoulders. She knows she coming over. Small, small telemundo. She like the drama with the levitation. She like it when I pass it over. She like the touching when it's these hands. Moon landing with Sabrina. Moon landing with Sabrina. Moon landing with Sabrina. Moon landing with Sabrina. Baby, look at Sabrina. Live on that liquor. She got 44,000. Oh, she's a diva. Yeah, she's riding me deeper. She got no one to tell her to fly to the moon. I'm tryna do it low key, baby. Look at Sabrina, live on that liquor. She got 44,000. She's a diva. Yeah, she's riding me deeper. She got no one to tell her to fly to the moon. I'm tryna do it low key and keep it real.